byinshi ariko biragaragara ikintu kimwe cyitwa umwuka duhumeka. Iyo tutawufite nta kintu kimwe tuba dusobanura. Iyo ubyutse mu gitondo ukumva urahumeka, nicyo kintu kiguza n'abandi bantu bose babashije gukanguka. Ibindi bintu byose, amashuri twize cyangwa se twiga cyangwa imitungo dufite cyangwa imyenda twambara cyangwa uko tugaragara, iyo tumaze gusinzira duhita dutandukana na burundu. Sinibaza ko hari umuntu ufite telefone ye mu bitotsi cyangwa ngo afite amafaranga ye, burya tuba twamaze gutandukana nabyo. Ariko iyo dukangutse tukumva turahumeka, duhita dutangira gukonekitinga n'isi yose n'abantu nyine bahumeka. Icyo kintu natangiye kugitekereza, bituma mvuga ngo wakora igihangano kibwira abantu ikintu duhuriye. Wenda abantu bari batekereza rero ko isano bavuga ari y'Ubunyarwanda, ariko sinayo. Bavuga cyane umwuka duhumeka ari tugira nyine abantu. Igihe rero navukiye i Rusizi, ahantu haba umuco mu by'ukuri ntakita umuco nyarwanda cyangwa ngo mwito wa Kongo, ni uruvangitirane rw'imico. Iwacu haba abantu na quartier y'abantu batavuga Ikinyarwanda, kandi nta nubwo bavuga Igiswahili, bavuga ururimi ruri hagati y'Igifaransa n'Igiswahili n'Ikinyarwanda, ku buryo hagati rwose ntabwo ushobora kumenya ngo ururimi, ntabwo ashobora kubaho urugero kuko umwanya rwibagiwe. Ariko iyo twumvaga abana baba muri iyo quartier bavuga, byaraducangaga natwe, kubera ko iyo quartier ntahita yiyumvamo. Ubundi tukagira n'ahandi n'abantu batuye mu kirwa cya Nkombo na Ishywa bavuga amashi, nayo si amashi, ni amahavu. Noneho ariko ni n'Ikinyarwanda, ntabwo nyine wamenya uko bimeze. Icyo gihe rero byatumye icyo kintu cyo kuvukira aho hantu byatumye niyumva nk'umuturage w'isi muri rusange, kubera ko hari abantu iwacu rero ukabona ni Abakongomani, hari n'abandi rero ukabona ni Abanyarwanda. Ni ibintu bitakorohera kubitandukanya bitewe wenda n'agace aka n'aka.